Ndagusuje wowe bana natwe mu biganiro byacu bivuga ku buzima. Ndagarutse aho uyu munsi nje kuganira n'abantu batinya kunywa amazi. Hari abantu batinya kunywa amazi mu gitondo kuko rimwe na rimwe usanga iyo bayanyweye babyimba inda, abandi bakagira akantu k'isesemi. Uyu munsi rero ngiye kubasobanurira ubwoko bw'imbuto 5 ushobora gukoresha mu gitondo bikagufasha aho kugira ngo unywe amazi nyuma ukaza kuyanywa bwakeye kuko wenda iyo uyanyweye ku manywa wumva umeze neza ntacyo bigutwaye. Ikaze rero ubane natwe uwumve usobanukirwe, hanyuma kandi nusanga koko ibiganiro byacu bikugirira akamaro ntugende udashyizeho subscribe wowe utarayikora, wibuke kudushyiriraho like. Iyo ushyizeho like tubasha kubona abandi baza kumva ikiganiro. Ikaze rero, reka duhere ku mwanya wa 5 urubuto tuhasanga. Ku mwanya wa 5 tuhasanga inanasi. Inanasi igizwe n'amazi menshi ku kigero cya 86. Irimo ikinyabutabire cyitwa bromelain gifasha igogorwa ry'ibiryo. Bivuze ngo rero iyo uriye inanasi mu gitondo uba ubashije gufata amazi menshi ku kigero cya 86 ku buryo rwose waza kongera gufata andi mazi akazuba kavuye nimba bikugwa nabi. Ku mwanya wa 4 turahasanga orange, amacunga. Amacunga agizwe n'amazi ku kigero cya 86 kugeza kuri 88%. Ryongera amazi mu mubiri, ikindi kandi ririmo vitamine C ihagije yongera ubudahangarwa. Niba rero utinya kunywa amazi mu gitondo, jya ugerageza urye amacunga, uzajya ubufashe amazi ku kigero cya 86 kugeza kuri 88%. Ku mwanya wa 3 turasangaho strawberry cyangwa se fraise abavuga ururimi rw'igifaransa, b'ikinyarwanda ni inkeri. Inkeri zifite amazi ku kigero cya 91%. Bivuze ngo iyo uziriye uba wakiriye mu mubiri wawe amazi ahagije ku buryo utaza kugira umwuma. Mu gihe rero utinya kunywa amazi mu gitondo, gerageza inkeri ziragufasha. Inkeri kandi zirimo vitamine C nyinshi zongera immunite cyangwa se zituma umuntu yongererwa ubudahangarwa. Iyo tuvuze rero kongererwa ubudahangarwa cyangwa immunite, ni bimwe bituma abantu benshi batarwaragurika, aho usanga abantu bamwe barwaragurika abandi ntibarwaragurike. Twakomeje rero ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasangaho kokombure. Kokombure ubusanzwe ni rwo rubuto cyangwa se nubwo zifatwa nk'imboga, zigakoreshwa nk'imboga, nuko ngo zo zifite amazi ku kigero cya 95 kugeza kuri 96%. Urumva ko zo zikungahaye cyane ku mazi. Kuzikoresha rero mu gitondo uba ufashe amazi byibura ahagije ku buryo waza gukenera andi akazuba kavuye. Ku mwanya wa 1 rero turahasanga watermelon. Watermelon igizwe n'amazi ku kigero cya 92. Ifasha kugabanya inyota no kongera amazi mu mubiri. Nshuti yanjye, niba wumva ufite inyota ariko ukaba utinya kunywa amazi mu gitondo, gerageza watermelon, biraza gutuma wumva umerewe neza, biraza gutuma wumva nta mwuma ufite, wumva kugeza byibuze aho uri buze kongera gukenera kunywa amazi akazuba kavuye. Ariko nanone nubwo ibi biribwa byongera amazi mu mubiri, nubwo izi mbuto zishobora gutuma utagira umwuma, zishobora gutuma utagira inyota, ariko wibuke ko amazi nayo ari ingenzi mu mubiri wawe. Wenda mu gitondo gerageza izi mbuto, ariko mu yandi masaha uze kunywa amazi kuko umubiri wacu ugizwe n'igice kinini cy'amazi. Niyo mpamvu tugomba kunywa amazi kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Wowe rero watinyaga kunywa amazi mu gitondo, wowe wayanywaga akakumerera nabi, wowe wayanywaga ukabyimba inda, nshuti yanjye, tangira ugerageze kuri izi mbuto 5 nkubwiye. Usibye no kuba uri bwunguke kutagira inyota, usibye no kuba uri bwunguke kuba ugize amahirwe yo kutanywa ayo mazi mu gitondo, uringukamo n'izindi ntungamubiri
nyinshi zitandukanye, cyane cyane harimo izikongerera ubudahangarwa. Reka dukomeze tubane rero hano kuri channel yacu hamwe na muganga Theophila, mukomeze mwige, mwumve, musobanukirwe na byinshi bijyanye n'ubuzima, dukomeze turengere ubuzima burusheho kugenda neza. Twongere dusubire mu kiganiro gikurikiyeho, aho dukomeza kubaha inama n'impanuro bivuga ku buzima.